so umunsi yari kuza rero yagize ikibazo, indege iramusiga. Indege imaze kumusiga, ariko yamusize uwo munsi gusa. Umunsi ukurikiyeho mbese abona indege imuzana. Uwo munsi ukurikiyeho rero Skyler yaraje, mbere y'uko aza yahamagaye umukunzi we Divin. Amaze kumuhamagara, Divin ntiyigeze amwitaba. Umunsi ukurikiye ageze iwabo araruhuka umunsi wose atarajya kureba umukunzi we. Umunsi ukurikiyeho aravuga ati ese Divin yabaye iki? Ndamuhamagara ntiyitaba, ndamwohereza SMS ntasubiza, ese byagenze biti? Skyler yahise afata umwanzuro wo kujya kwa Divin ngo ajye kureba uko bimeze. Skyler rero yageze iwabo wa Divin. Akigera iwabo wa Divin asanga hari abantu benshi cyane, benshi bakimukubita amaso bose baririra rimwe. Ashya ubwoba, umutima uramurya, avuga se ibi bigenze bite? Abantu barambona bakarira, ese ibintu nk'ibyo nyine. Skyler nta kindi yakoze, yahise yegera inshuti ya Divin y'umutipe arayibaza se byagenze biti? Umutipe aramubwira ati burya bwose rero Divin wawe umunsi w'ejo byararangiye. Hello friends and family, I hope ko mumeze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Ni wa mukobwa wanyu kuri Father a Family. So uyu munsi rero mbafitiye true story. Umva, ni story ibabaje. Ni story ibabaje. Mbere na mbere ndabanza gushimira abasilamu. Umva, abasilamu muri abantu bagira urukundo, muri abantu batagira ubusambo, niko nabivuga. Ndabanza mbabwire ku story ho gatoya ko kwirayidi byari byiza, twakanze umuceri. Ni ukuri abasilamu ndabashimiye cyane, mugira urukundo. Umva, muritanga, niko nabivuga. Nago ari ukuvuga ngo wenda ndi kubashima kuko wenda hari ababintumye, cyangwa se kubera ko wenda nahawe umuceri abandi ntibawuhabwe, ariko ndabizi neza ko kwirayidi buri muntu wese yariye umuceri, buri muntu wese yari ameze neza. Ariko nyuma yaho kwirayidi yaranzwe n'udushya twinshi cyane. Can you imagine? Uzi kubonaho umu ex waguhamagara akakubwira ati bikwaye bimeze bitumeze neza, ese irayidi imeze ite? Ex washakaga iki? Nubwo niko wagushaka ko sheri wawe nako ex girlfriend wawe agutumira kuza kurya umuceri. Ese uba waramwanze kwirayidi umuhamagara umubaza iki? Ubwo se ugushaka gukanda agaceri wawe? Ubutaha ntibizongera. So ntabatindiye rero kanikomereze kuri iyi story ibabaje. Ni story ibabaje, ni story ntabatindiye rero reka mbatangirire. Umukobwa witwa Skyler yakundanye n'umutipe witwa Divin. Bamaze gukundana, bamaze igihe kinini bakundana, bari barahuriye mu kigo cy'amashuri aho bigaga. Barakundana, urukundo ruba urukundo. Umwaka wa mbere urashira, wa kabiri urashira, ndetse n'uwa gatatu urashira. Ni abana bari bafite urukundo ruryoshye cyane, rumeze neza. Ni abana bapromisinganaga ku bana, hahandi umuhungu wa promising umukobwa ati sheri tuzabana, ugomba kumbera umugore w'inzozi zanjye. Umukobwa nawe tugomba kumbera papa w'abana banjye. Ni uko nguko urukundo rwabo rwari rumeze. Ntibyatinze rero umukobwa Skyler yaje kugira amahirwe yo kujya kwiga hanze. Umukobwa yagiye kwiga hanze, agezeyo yamaze igihe kinini cyane, igihe kingana n'imyaka 5. Ariko Divin ntiyigeze acika intege mu rukundo rwe na Skyler, kuko baravuganaga umunsi ku munsi, bavugana umwaka umwe urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, bakiri mu rukundo, urukundo rumeze neza. Skyler ni wa muntu wavugishaga Divin umunsi ku munsi, isaha ku yindi, yaramuvugishaga cyane ku buryo yamwitagaho, yamuhaga care nk'umuntu uri mu Rwanda, undi nawe ari hanze. So ntibigeze batandukana rero. Gusa nyuma yaho
amasomo ya Skyla yaje kurangira biba ngombwa ko agaruka mu gihugu cye cyo mu Rwanda aje kureba umukunzi we. So umunsi yari kuza rero yagize ikibazo, indege iramusiga. Indege imaze kumusiga ariko yamusize uwo munsi gusa, umunsi ukurikiyeho mbese abona indege imuzana. Uwo munsi ukurikiyeho rero Skyla yaraje mbere y'uko aza yahamagaye umukunzi we Divin. Maze kumuhamagara Divin ntiyigeze amwitaba. Skyla aravuga se sheri ko twari twavuganye umunsi ubanza nkamubwira ko ndi buze indege yanjye ikaba nkaba naranamumenyesheje ko ntakije, uyu munsi noneho ko ndi kumuhamagara ntanyitabe bimeze bite? Cyangwa impamvu atari kunyitaba akeneye kunsupurayizinga kuko yari yambwiye ko azaza n'indege ikurikiye iya mbere yari byabaye ngombwa ko atazana nayo. So ni ibyo ngibyo Skyla yatangiye gutekereza, atekereza ko kiri gutuma Divin atamwitaba ari iyo mpamvu. So Skyla yaraje agera mu Rwanda, ageze mu Rwanda aravuga ati ubwo buriya Divin arashaka kunsupurayizinga. Ntibyatinze Skyla yahise umunsi ukurikiye ageze iwabo araruhuka umunsi wose atarajya kureba umukunzi we. Umunsi ukurikiyeho aravuga ati ese Divin yabaye iki? Ndamuhamagara ntiyitaba, ndamwohereza SMS ntasubiza, ese byagenze biti? Skyla yahise afata umwanzuro wo kujya kwa Divin ngo ajye kureba uko bimeze. Skyla rero yageze iwabo wa Divin, akigera iwabo wa Divin asanga hari abantu benshi cyane, benshi bakimukubita amaso bose baririra rimwe. Ashya ubwoba, umutima uramurya, avuga se ibi bigenze bite? Abantu barambona bakarira, ese ibintu nk'ibyo nyine. Skyla nta kindi yakoze, yahise yegera inshuti ya Divin y'umutipe arayibaza se byagenze biti? Umutipe aramubwira ati burya bwose rero Divin wawe umunsi w'ejo byararangiye. Can you imagine? Kubuje uzi kuje kureba urukundo rwawe, uzi kuje kureba umuntu muzabana waramutegereje imyaka 5 yose, ukaza ukubitwaho n'iyo nkuru ivuga ngo byarangiye ejo umukunzi wa ku munsi none wo kuziraho wowe ubwawe uzi kuje kureba umukunzi wawe ati byarangiye. Nta kindi kintu Skyla yahise akora, se avuga ati what? Ntibyagenze bite? Divin wawe yapfuye. No. Skyla yahise atumutwe aravuga ati bibaho ko Divin umunsi nza kumurebaho nari kuza kumurebaho nari kuba ndi kumwe nawe, birashoboka ko yaba yapfuye? Yapfuye. Ese yishwe n'iki? Ejo ku munsi w'ejo yakoze accident, baramugonze yapfuye. Nta kindi kintu Skyla yahise akora, yahise atumutwe. Mani, iyi nkuru irababaje, irashenguye umutima w'umuntu uwo ari we wese umva yagira ikibazo. So ikintu cyahise kibaho, Skyla nyine urumva yahise abashoke, arababara, ararira, kubyakira akajya yumva ni nka filime. Ikintu bahise bakora, bahise bamuzana bamugeza aho Divin ari, bari kumusezera, arasezera, birangira uko abuze umukunzi we. Iyo story imaze igihe, kuko nyuma yaho Skyla yagiye ajya mu rukundo, uko akundanye n'umutipe bikanga, agahita atekereza Divin. Aho ari mu byo ari gukora byose agahita atekereza Divin. Iwabo ubu ngubu ni umuntu mukuru, ageze mu myaka yo gushaka, ari mu gihe cy'uko yashakwa. Arateretwa, akubitana n'abatipe bakamutereta, agasa n'uwihangana, umutima we akawutuzisha kugira ngo ajye mu rukundo. Ariko kugeza n'izi saha Divin mu mutima we yanze kumuvamo. Kugeza n'izi saha akundana n'umutipe bagera hagati, ati no nturi Divin. Nuko nguko umutima we umeze, nuko yabaye. Navuga ko yagize akantu ka trauma kuva yakumva ko umukunzi we Divin
yavuye kuri iyi si, kuva yakumva ko umukunzi we bari kuzabana atakiriho yitabye Imana. Kandi iwabo bahora bamubwira ati ese Skyla bimeze bite kudashaka, ese imyaka iki, urabona aho ugeze, bimeze gutya na gutya, wagize ugashaka umugabo basi ukatwereka n'ibyo birori tukabona uko bimeze. Umukobwa byaranze kugeza n'izi saha, gutuza muri we byaranze. So wowe ukurikira iyi story, wowe uri gukurikira Father Family, ukaba wumvise iyi story, ni story ibabaje, ni ukuri Skyla akeneye inama yawe, Skyla akeneye igitekerezo cyawe, Skyla akeneye guhumurizwa nawe. Nakubwira ngo ntugende udatanze comment, ntugende udahumurije Skyla, niba koko wumva umutima wawe iyi story hari ikigukozeho. So wowe uri kureba Father Family utarakora subscribe, like, share na comment, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Father Family. Nawe ushobora kuba ufite story ukeneye inama z'abantu bakurikira Father Family, ushobora kuducisha iyo story yawe tukayicisha kuri Father Family, ubundi ugahumurizwa umutima. Murakoze cyane, ndabakunda.